cyane ndabizi bizagenda neza rega uriya mukobwa tugomba kumwegukana ibyo ni ihame. Gahore cyane buryo uri hano komera cyane none se we muziranye makuru yawe biteze mami Shanera muraziranye se oya ahubwo mbwira Shanera muziranye vuba ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye ahubwo akera cyane Shanera na insikanye nyine tuziranye murantunguye awa turaziranye nyine mu buzima busanzwe twishuti yego komanda kaza biranshimishije mami we na Shanera muri gukina theatre cyangwa nagusabaga bazaza muri mukadusura nkabwira nuko muziranye ko ngenda tunguye gusa Shen rengu uyu mama wanjye rero ntago nari nzi ko muziranye mwantunguye mami nese ubyakiriye ute maze kumenya ko ndi mama wawe sawa ni karibu asubire mu rugo rero bageza mami rwose ndakwemera Shen nanjye nari ndi kwihuta ahantu nari nyarukiye wenda uzategure tunagusura ariko bimeze bite muri iyi minsi uranyanze ari mushito wanjye ngiye kureba hari projet tugira ngo twuzuze urumva byari ingenzi kugira ngo mbe mpari niyo mpamvu wari uri kubona nkataje rero so kangenda ahubwo tuzongera sawa uzagerageza udusure Musa bimeze bite se ni fresh Jeff ewana kazuba ni kenshi hano hanze hanze ni danje umeze neza se umukire wacu ya bintu by'ubukire byihoreye muzemera ryari zemera twapfuye usubize ese bibaho kazuba ni kenshi rwose nurutse hariya mu muhanda kavumbi kari kundenge kari kukurenga muri iyi minsi turi kugendana mu murongo muzima bro nishimiye ukuntu wisubiyeho kabisa ubundi se cyari ikibazo cy'igihe ubundi mbere ubundi warantangaga cyane urwego rw'uko ntakubonagamo nk'ubwanjye tu ariko uyu munsi aho bigeze nyine nibwo uri kubona ni toto biracyaza humura ahubwo birakurenga emise makuru ameze neza turaherukana muri iyi minsi ariko ameze neza nimuherukana se imitwe twavuganye ko turi bwahurire hano kuri ya gahunda twari twavuganye ushize rwa rukundo rwananiye kazuba urabona nyine ndadiringa na Emi kuri rwa rukundo rwanjye rwashaje ngo agiye kumuza n'abarara biwe n'abajama bakora ya gahunda bakayisoza kariya kajama nshaka kugakura mu nzira mwana yes kazungu Jeff wahageze isaga njega hari ikimbangamiye salama kapo salama bite salama ni amahoro umuntu ufite ubwoba oya ntabwo mjibada mbahari uri tayari kabisa okay Jeff mumeze muteze meze fresh kabisa ngo bamubwiriyemo fresh nshaka gutanga imana rega kazungu buriya yisubiyeho biranshimisha byaranshimishije ku rwego ruri hejuru nuse mani turongeye turahuye n'izi niga zawe nyine okay Jeff nyine nkuko bizi dore ni wa murasana nakubwiye dore uramujama niwe ngo bakorana biteguye gukora akazi kabisa ariko Emi nawe jya untunga urabizi umunsi wa mbere duhura n'umukobwa ntabwo nigeze mubonamo akazi nshaka bro wizeye gute mani wizeye gute ku buryo urankorera akazi nshaka jewe
yambwiye uburyo ki bimeze jewe diro ndayikora nta kibazo rwose. ariko nawe usibye kwirengagiza ubu rwanda nta muzanye wumva utanyuzwe kwa ko yarinjye urumva rero nazanye umukapura cyashidikanya se ngire ngo uranze neza diro yanjye nipfa ndabicana n'akajama uranyumva wowe byize ubwo n'uwo wari ubatumye bose barajyana ari batatu. Okay Jeff urabizi ntabwo nakuzanira ibintu byaho ngaho bya fake. Nasaba nabimubwiye byinshi cyane kuko nakora ikosa muri diro azagenda mbere y'uwo yari kurangiza. Niyo gahunda. Nanjye mbasezeranyije ko diro nta kintu izahungabanaho nzabikora neza. reka kuyagara bro, hari ikintu kimutazi. Kari akagabo nubwo ukita ko gaciriritse gafite amayeri menshi cyane. Nujyana ubusazi ukajyana ubugoryi karaguhitana, nikataguhitana diru yanjye igapfa. Ye mumijemo ntago ari y'abana muri kunyumva. Uko nakurangiwe na Emi yego nawe nyine umuzana uwo mujo ikirakura cyiza mwigeze kubidiringa urumva gusa nyine turabizi abakire mubanza kwikarakasa ni iki umuntu aba yaguhaye umwanya iki n'iki uburyo wikarakashije iyo ndeba ukabona nta bushobozi mfite izi diro ndi kuzirukanka nk'uko ndi gukina amafaranga aravuna kuyabona ndabizi nyine nanjye niyo mpamvu nzakora kiriya gikorwa kiroroshye se uzi ikintu tugiye gupfana. Okay Jeff urabizi umurasta nyine nk'uwo muniga wewe nabazanye hano kugira ngo mwumvikane igiciro cy'amafaranga kandi urabizi namubwiye ko ibiciro atari ikibazo kandi koko si n'ikibazo uvugane diro ubundi gisigaye bakora akazi. twaje tuje kuri amafaranga Icya mbere nshaka ni amafaranga bro. Njya akazi nkahita ngira iki gasoza nta kindi. Amafaranga si ikibazo. Wanchangaye aho twe twavuganye warayibagiwe ngo zigira 10 zigira 10 ndaguhimwe mwana erega ese aho twavuganye ntayo wibuka kiriya gikorwa ntabwo nagikorera imwe kareka ntabwo bibaho Erego uyu ni umukira arayafite nyine ndetse ko cyarimo kuyirengagiza afite ama projet menshi twavuganye miliyoni 2 rero twumvikana ebyiri ndaziguha urumva ariko ntabwo nyaguha yose wakakanya ndaguha imwe ugenda unzanira umutwe wa karakaga indi nzayikwishyura soje igikorwa. Njyewe ibyo ndabikwijeje neza umupapa wanjye ndamwizeye njyewe ngomba kukuzanira mu gafuka agakino si natwe twenyine gatukarimo wumve ko mba mfite abapampe none ako byibura nkuzaniye ikimenyetso cy'akasungenshi n'agasuzuguro ko urimo nsuzugura kitonde ako kagabo ni mugafata ninjye uzakarasa isasu ryanyu muranyumva ibyo twe turabikwijeje. Okay Jeff nasara byumva cyane akajama twifuza gukabona ari kazi ako twifuza gukabona ari mumbwire nimero zanyu ni 778 0 4 ngiye gushyiraho miliyoni imwe yego kandi nzayaguha maze kwirasira ku kazi uranyumva njyewe yes boss message nturayibona reba niba ndabiza bakiresha babona message ngiye nayibona sawa kazi keza ntari ubwo nyine tuzahura twamuzanye mu gafuka. Okay rasta nyine muvemo to sawa boss sirangiye sawa musigara precious Jeff Akim abo bakaritasi niba utankorera akazi uzaba wabigizemo uruhare. Okay Jeff urabizi ntabwo ari abasivile mbonye mwana bari abajema bazakora akazi mwana reka ntabwo nubwo ari akambere reka mbibarekere akazi bazagakora mwana sawa nafite izindi dosiye ngiye gusinya ngo tuzongera duhure ubutaha aba nari b'umukuru. Sandrine bimeze bitese
ni sawa. Shaka ko tuganira. Ndahari. Tuganire. Umuntu mukuru. Buriya rero hari ibintu bikoresha nkabona utazi kuri mukuru muri uru rugo. Buriya Shanera urabizi ko ari umwana. Ariko yagiye muturana utugambo nkabona utazi kuri mukuru. Reka tuganire nk'umuntu mukuru. Bimeze bite? Duhere ku buzima bwawe. Mu myaka ufite warangije kwiga se uratega ajya imbere bimeze bite? Kandi tuganire. Mame njye reka nkubwire gahunda yanjye. Ikintu nshaka ni uko numva nabona akazi nkakora nkiteza imbere. Mbega nkumva ndi gushaka iterambere ryanjye. Ni kimwe. Akazi byo nanjye ndabyumva. Mu bundi buzima busanzwe urateganya iki? Ese ntabwo nzi icyo ushatse kuvuga. Urabona Shanera. Buriya cyagiye Shanera ducanze. Shanera ngo atangiye gukunda. Buriya ibya Shanera tuza kubivuga ahubwo wowe se mu buzima busanzwe wari wakunda? Mami njye ntabwo ndakunda rwose reka nkubwire. Ibyo si ndabiha umurongo kuko hari icyo nshaka imbere yanjye. Ariko gukunda byo oya akanya hoya. Ibyo nibyo. Ubuzima nibwo bwa mbere ukabona akazi keza. Kwiyubaka y'urukundo bikaza nyuma. Hanyuma murumuna wawe meze bite? Wembwira ibya Shanera we mba numva namugukubitira urushyi nuko ngeraho nkazana ko ndi mukuru. Mba Sandrine Shanera mu nshingano zawe. Ahubwo bimeze bite? Iya mwana nabonye ajagaraye ukuntu. Bimeze bite? Ese mbizi bya Shanera nese agerageza kumbwira ibye. Nagira ngo ndabikubwiye nawe akakwihakana. Nese ubu nzabigenze no. Wowe usaba kuzamwegera ukamwiganira. Sandrine uvugisha ukuri Shanera ngiye namenya amabanga ye cyangwa no wayamenya. Nese ko nyine ngenda yazi kuko aba yabimbwiye byinshi turabana kenshi turararana. Ikibazo cyose gira ngenda kimenya. None nge nabikubwira akabihakana. Ahubwo mfata nk'umusazi nge. Oya ndakwizera urabizi. Ahubwo urumva twakora iki? Akenewe kuganirizwa by'umwihariko nawe. Ndabyumva. Ariko se buriya makuru koko numvishe cyagiye niyo? Njyewe niyo neza kuko byinshi arabimbwira. Ese Sandrine mu by'ukuri koko Shanera uwo numishe Jeff aramutereta? Nyine ntago amutereta. Ahubwo Shanera akunda Jeff cyane. Mu by'ukuri na Jeff ubwe nta nubwo azi ko Shanera amukunda. Avugisha ukuri? Urumva umutwaro afite ko naremerewe cyane. Shanera uwo muhungu akunda ntabwo abizi? Ntabyo azi. Ubwo niba ari wowe uzabimugiramo wenda ukaganiriza uwo muhungu. Bimugira muri aruswende yemwe wazagira uriya mwana wejo bundi. None ko umukobwa wawe yakunze. Urangije kwiga uritonze. None se reka nkubaze. We nabibaye ngombwa da. Yashaka mbere yawe se? Yanagenda ariko buri muntu n'icyo akunze. Umva tubyumvikaneho. Turi kumvikana. Ibyo bintu uri mukuru we ubimuvane mu mutwe. Nka nyina urabona nta nubwo yabinyemereye najya kumubwira ibintu atananyemereye. Ubwo wo muganirize nka mukuru we sibyo? Mubwire ko ibintu bidashoboka. Umubwire none baze none akunda umuntu uco namukunda. Ntabyo. Umuco Kinyarwanda se umukobwa ya kandi wabyumvishije. Ntabyo. Kwita kuri Shanera pe ukamwitaho nka murumuna wawe uri kumva. Mu gaciro umwana ungana. Uzazakorageza gute atangiye kujya mu by'inkuru akunda n'umuntu utanamukunda. Undi wamundeke nkazamugukubitira biri arimo bikamuvamo ubundi. Uzamuganize. Ni karibu. Karibu. Sandrine. Naho neza. Amaje. Yego ko. Naho neza. Amakuru. Ni meza. Umeze gute? Mu gihe urakwishe pe. Hey. Umeze gute? Turaho. Akomeye uruko ufite rwiza. Shawe n'inzungu eshanu pe ntabanga. Nawe uri gukabya. Nuko ufite umukobwa. Cyane ni mwiza ariko urebye. Ubushomeri buramwishe. Ubushomeri se? Ahubwo reka ibyo tube tubiretse cyangwa tuganire. Umeze neza ariko tu. Bakoze. Nje hano cyangwa tugane kuri business yacu. None se wowe biragenda imeze biti ngenda nabyo arancanga. Bigaragara iragenda ariko wowe kurasa neza cyane. Bino kubera Imana uri mahoro neza ukiha amahoro urumva.
ugiye ubyibushye nawe uri kunyuzamo nicyo muturusha amahoro asigaye ubundi nicyo muturusha pe bakagira ngo ibintu bimeze neza ariko njye business wapi imeze bite se yaranze umuhungu wanjye yanyiciye business ubu ngubu yarancanze aho ubu naje kubaza wowe bimeze bite ngiye biragenda niyo mukobwa wanjye ikibazo nahuye nacyo ntabwo business yacu ayiyumvamo ntabwo bihwanye n'ibyo yize ubundi shaka ahubwo se buriya mama Jeff ubundi wamwisabira akazi wampaye akazi ubundi muri business yawe ubuse shahu rero nibyo kubanza gutekerezaho banza mbitekerezeho nzakubwira ariko ngiye muri kampani nta muntu apfa kujyamo gutyo njyewe ndizeye akazi umwanya ndawufite ndi ready ahubwo nyine nivuga ukambwira umunsi nta kibazo rwose tuzabamenyesha Sandrine sawa rero ugiye mu gikari akazi se bazakaguha se ko ari umunywanyi wanjye uyu ni umunywanyi none se mbwira freshere zirakwishe cyane nkawe ariko cyawapi twebwe se byakira uko biba byanze rero umubyeyi naje kugusura ariko nje no kukugisha inama ntabyumvishe ndabona iwanjye ari ibibazo gusa ubu ngubu urabizi ko narakoraga bikemera bizi rwose business yanjye ari imeze neza iryoshye ariko umukobwa nta mukunda n'akangana urwara umva habe n'agace k'urukundo yampera umuhungu birashoboka yarashobotse rwose umukobwa sarasate ni ibisanzwe gusa n'umwana ufite imico myiza twirereye njye namukundiye ko mukundisha n'umuhungu wanjye kubera ko ari umwana tuzi imico ye nawe uramukunda n'uwo mukobwa ndamukunda gusa uwo mukobwa wanze umuhungu wawe amafaranga arayafite ni mwiza gusa umukobwa arasate ahubwo reka ibyo tubireke ibyo umuhungu wawe byihorera ahubwo se wamenya amakuru gute wowe amakuru nyirizina business nicyo cyambere wowe urifata mu muhungu wawe akunda umukobwa we yaramusariye business reka kajya kugwa nigwa business nibwo buzima ariko bwawe ndavuze ngo uzagwa hasi urambare neza burundu ubwo bwiza rero bakonaga umva kubyo uzagira naho umugabo abona ko nta kibazo mu rugo umuhungu mureke uriya n'umwana mureke ahubwo wowe kuri business se wowe business yiteho uri kumva noneho kubyo n'ubwo wajya gushaka n'umukozi uzasimba umugabo wanamusimbuza kubera iki ntabwo wanze yitekerezeho ugiye muri ibyo ubwo inama ungiriye ni ugushaka undi mukozi uramplasi usimbura uriya ariko nawe ukita kuri business ega yarakuvunye si uriya mwana ayigiye ejo bundi amafaranga ntazi ukuntu aboneka ni ukubona ngo mama ni umukire ngo mama aracuruza ngo mama biki bundi nyirizina business ibabaza umuntu ayitangiye si yawe se Jeff biramureba se wowe rero ita kuri business wangaje abakozi business ikomeze ngiye ku ruhare rwanjye rero inama nakugira niyo ngiyo Jeff mureke yitekerezeho ega n'uwo mukobwa azamukunda ahubwo wowe ubyihoreye were kubyirukankamo uwo mukobwa ntabwo akanga umuhungu wawe afite amafaranga ni mwiza ahubwo were kubisara mu mukobwa abonye mwana bisazemo aho yakuriza ibiciro wowe byihorere utuze wite kuri business sibyo wangaje abakozi business igende ubwo bivuze ko inama ungiriye yo gushaka umukozi usimbura umuhungu wanjye rega umwanya we niwo mbona nyine ukeneye gusimbuza cyangwa se umwanya ahagazemo niwe urimo gupfa nabi cyane kagende mbitekerezeho uriya muhungu igice ahagarariye ni umugabane umwe wa kampani yacu bivuze ngo rero Chris agenda abyica Chris nawe yicira ejo hazaza yumvikana ariko simva indi nama buriya Sandrine nakubwiye iby'akazi ukajya hamwe na n'inzenye Sandrine arangije mu Bwongereza bikumva umva arabizi neza cyane bishoboka ahubwo se yihuta bamuhaye akazi rero cyanzinduye hano urugendo nakoze nza kukureba kugira ngo numve inama zawe burya rega nkwemera nk'inkoramutima ndabizi kuri inshuti yanjye ndagukunda rero umutwe umwe wigira inama yo gusara
niyo mpamvu natekereje ndavuga nti kanze uganiriza ibibazo ndimo kunyuramo numve nawe igitekerezo cyawe inama wampa. Ariko ibyo byose izo nama umpaye nazumvise kandi wakoze cyane. Kagenda njye kubitekerezaho, nimara kubitekerezaho nzabahamagara mbabwire niba ngombwa n'uwo mukobwa wamushakiremo umwanya ntacyo bitwaye. umva kandi kantu rero wansuye ni byiza, ahubwo uzafate n'umwanya uze muri kampani yacu rero. Nta mikino twebwe iby'inkundo ngo ibiki, nta mikino dutunga. Buriya nshimira Imana cyane ko buriya no gusenga ni byiza. Abakobwa banjye buriya uko mbishaka uko bitwara, nta bintu by'imikino batunga. Ntawamenya ejo haba hahatse. Nanjye sinari ko umuhungu wanjye byamubaho ariko byamubayeho. Umubyeyi ahoza undi kandi burya nta n'umubyeyi ukwiye guseka undi. Oya ntabwo nkusetse inshuti yawe rero ntawamenya nawe uko ejo bizaba bimeze. Singuteze iminsi ariko nanjye umuhungu wanjye yarantunguye nyine ndashanganyikirwa ariko nta kundi kangende bitatinze ejo cyangwa ejo bundi kangende mbanze ngire ibyo shyira ku murongo. Nzaguhamagara ntwara aho hantu hanyu mukora njye kureba. Birashoboka ko mufite byinshi mumaze kugeraho cyangwa mufite ibyo muturusha mu mikorere. Gusa nanone ntubyumve nabi wenda ngutsetse umuhungu wawe. Oya pe ntabwo ari byo. Oya mama nta kibazo. Ese turi inshuti ntawe? Oya nta kibazo. Nta kibazo twaganiraga. Yes, ahubwo wakoze cyane kudusura ni ukuri pe. Kagende rero hano amasaha agiye umwanzi w'igihe nta masaha kandi ararikwa nashira. Tuzasubira rero. Urakoze cyane rero. Sawa. Sawa. Kangusezere niwe ndabona irembo.